ngo aramubwira ati reka nkubwire amakuru. Abigayili ndamukunda. Ati reka nkubwire amakuru, ndiyagira icyo ukorera kiriya gipfu. Ati Nabali uzi izina rye ko risobanura ngo ni umupfapfa. Ati none uyu mupfapfa uraza guhangayika. Kandi yari umugore w'ubwenge, ntugire ngo yitaga umugabo umupfapfa mu rugo. Yamuvugiye hirya yo. Ati mupfapfa ntiyagire. Ariko hari akandi kantu kanishe kuri Nabali, kuri Abigayili. Haleluya. Ngo Imana aranamuhanurira ngo uzaba umwami tu. Turabizi ko Imana izagukura muri iryo shamba ukima ukaba umwami, none ntiwirirwe umena amaraso kuri uriya mujinga mwiwe. Kandi dore ibyo kurya nakuzanye. Nicyo gituma hagiye habamo za Pasaka, z'iminsi y'ingano, nukugira ngo abantu ntibakibagirwe. Nimumara kugera mu gihugu ku itariki 14 muri Nisani, reka dusome Zaburi 103 umurongo wa mbere. Zaburi 103 umurongo wa mbere. Mutima wanje himbaza Uwiteka, mwa bindi mwo byose mwe nimuhimbaze izina rye ryera. Umutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Twavuze ko haba ibintu by'ingenzi mu bwami bw'Imana no mu mirimo isanzwe. Hari ibintu by'ingenzi, mu zindi ndimi byo bita priorite. Hari ibintu byose bikaba bikorwa, ariko hakaba ikitobura gukorwa. Nagerageje kubivuga ko abantu bashakashaka kumenya iby'Imana ishaka kuruta ibindi. Nigeze kubivuga umunsi umwe ko Imana yemera abasenga kare, yemera abasenga saa sita na nimugoroba, amasaha yose, kandi tubona harimo ibisubizo by'Imana. Ariko nanone ikagira amasaha y'ingenzi. Tubona iki gitondo ni icy'ingenzi ku Mana, ni priorite. Kuzinduka ni ukw'ingenzi. Amen. Nanone Imana twavuze ko hari akantu wakora ukaba uyikozeho utiriwe ushakisha. Narababwiye ngo abantu b'Imana bakomakomeye bagiye bayoberwa hiri. Umugabo witwa Yobu yaravuze ngo nagiye ibumoso ndayibura, nje iburyo ndayibura. Ariko aza kuvuga ikintu, aravuga ngo ariko yo izi nzira zanje zose ubwo barayimenya. Nababwiye ko hari undi muhanuzi witwa Amos, iwe yaravuze ati yari yitwikiriye ntibarirosha ibiringiti, ati ndayibura, ijuru ryarayikingirije. Uko niko abantu bagiye bashaka Imana. Abandi hakaba iyo bayibona mu bundi buryo, akabubona ukuguru akavuga ati ndayibonye pe. Mose yabwiye gutaramira Imana ngo agaruka ati nayibonye. Wayibonye imeze ite? Ngo nabonye amaguru yayo y'umutsemure. Ubwo ababonye amaguru. Hariho undi munsi yasabye Imana ngo imwiyereke, imwereka umugongo, imwereka mu bizigira. Amen. Kandi ataha yaka akayangana, ariko yari yabonye gusa mu bizigira.
hari korari yo mu Gatenga iziririmba ngo erega ibizigira byawe, erega burya nibyo binkingira. Impamvu yamweretse umugongo ni iyihe mpamvu? Burya abasobanuzi baza bavuga ngo Mose yararushe. Hari n'igihe yayitonganya akavuga ati aba bagabo wambaye bantesha umutwe bintagondwa, ese narababyaye aba bantu. Imana imwereka umugongo, muzi icyo yamubwiraga ati wewe kugira ngo bashobore ngwino mbanze nguheke niho uzabaheka, ngwino ngushyire ku mugongo niho uzabona uko ubaheka. Ituma abayobozi kenshi bibagora nuko baheka abantu bo badahetswe n'Imana. Imwereka umugongo. Haleluya. Ariko ndashaka kubabwira ikiruta kubona umugongo n'ikiruta kubona ibirenge by'umupsemure ni ukubona, ni ukuja mu mashimwe, ni ukuyishima. Gushima uba uyikozeho. Bavuga ibimenyetso by'imperuka muri Timoteyo. Ibimenyetso by'imperuka kikubwira umuntu w'imperuka n'indashima. Abazi Igifaransa les ingratitude, kudashima. Uzabona abantu badashima niyo wamuhiki, niyo wamuhiki. Abantu b'imperuka muzamenye uko bimeze. Ariko umucyo wo gushima Imana ni isengesho rikomeye kandi rikora ibitangaza. Amen. Mu Isezerano rishya bavuga abasamariya babiri, bamwe bakavuga umugore w'umusamariyakazi, ahandi hakavuga umugabo wagarutse gushima naramubabwiye w'umusamariya. Ariko Yesu aratangara ati babandi 9 ko batagarutse. Yesu azatangara iyo abantu batagarutse gushima. Ndetse biravuga mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 20 ngo kuko bamenye Imana tibayubahiriza nk'Imana ngo habe no kuyishima, ngo nicyo cyatumye bareka. Abantu badashima Imana, Imana izimureka. Kandi kugira ngo nababwiye ibintu byinshi umunsi ntangira. Itorero rimwe abakobwa barafashwe bajyana nko kwa Kabuga, bariya b'inzererezi. Itorero ririyorganiza ati twe gukura bariya bakobwa bari baciwe amande kuko bakoze amarorero. Pasiteri aragenda abaza umubari wabo bari nabe, arabishurira. Arababwira ati ariko nzoza mbishurira mu ndindire hanze tuze kuganira. Arabishurira amagarama yabo yose bari babaciwe amande, baza kwikoza hanze habe no gusanga n'umwe mukimurinze baca. Kandi yari yabahaye na za Bibiliya ziriho nimero ze, habe no kumuhamagara. Ngo abaje abasirikare abapolisi ati mwaba mwambwiye kubafunga, ata we ntitwakubwiye bari abantu ndakigenda. Amen. Pasiteri ngo arababara pe, yari afite nimero zabo, bacaho barigendera. Hanyuma y'amezi 2 barongera bafata babiri. None ngo bahamagara pasiteri ati turi twasubiye harya mu gihome uzadusure. Nuko abantu badashima bameze. Ashima iyo amaze gukorerwa ibintu ntashima, ariko iyo yongeye kugira ikibazo yongera guhamagara. Ariko umenye wa wundi utashimye azakwitaba nawe atinzeho gato. Imana yakigira imbabazi, ariko izabanza ise nita ibanze kwihorera, banze kumvise. Amen. Amen. Ni ikintu kinini. Nzababwira ejo ibintu byiza cyane uzandarikira abantu bazaza. Nzongera mbibutse inzitwazo abantu bitwaza zituma badashima.
inzitwazo. Iyo abantu bashima Imana izi kuba, niko nababwiye. Kandi ukwiriye no kumenya ngo niyo bitoba. Kandi reka mbabwire intego ya Satani ni ukugira ngo twivovote. Iyo ubonye yakugiriye nabi wamara ntuwivovote, ubusa n'uyihimye, kuko icyo yagushakagaho kwari ukwivovota. Kandi kwivovota kwishe ibihumbi n'ibihumbi. Ejo nzababwira umubare w'Abisiraheli wapfuye uzira kwivovota, ibihumbi by'abagabo n'abagore, ngo bivovotera Imana na Mose, hanyuma irabica. Torero, ni byiza gushima Imana, ngo ntiwibagirwe ibyiza Imana yagukoreye byose. Uzusaba Imana kutibagirwa. Muri ibi yararinde mu ndirimbo zo gushimisha Imana ngo numbona ko mbyibagirwa. Ishobora kubyibagirwa. Reka mbabwire amakuru. Noneho hariho ingabo igihe yari muri geriye, muri gorira, Dawudi yaratewe, yarahunze. Hanyuma ngo asanga amatungo y'umugabo umwe witwa Nabali, barayarinda. Ariko maze arasonza, aravuga ati wa mugabo twarindiye amatungo, mugende mumubwire ngo uyu ni Dawudi adutumyeho ngo ugira akantu duhembura. Kandi ntigeze amubwira ngo duhe ikimasa iki kuva mu maboko gusa. Mwarahasomye muri Samweli 25. Ugiye umugaragu wawe Dawudi, umwumva umugabo w'indashima, ngo ariko Dawudi nindera, ngo Dawudi ninde? Kandi ko yaramuzi. Arongera aravuga ngo mwene Yesayi ninde? Ntiyaramuzi se buriya ati none ubwo yavuze ngo Dawudi ninde, ngo mwene Yesayi nindera, ngo mfate ibyo kurya byanje. Yari yakoze ubudehe bukomeye, barimo bakemura indama, ngo mfate ibyo kurya byanje mbihe ngo umuntu ntazi yava. Kandi arababwira ati mugende mumubwire ngo simfite ibyo kurya byo guha abadezata. Ati kandi muri iyi minsi hari amakuru ko hari abadezata benshi. Ati muri iyi minsi hari abagaragu benshi bataye ba shebuja. Ati bishoboke ko muri abo ngabo. Ati mugende mumubwire gutyo ngo ntabyo afite byo guha abadezata. Nimwumva abantu batashima ngo Dawudi araraka. Ngo aravuga niko ababwiye koko. Ngo arababwira ngo ni mu rugo rwe nihasigara habe n'akana k'agahungu, ngo Imana ibimpore. Uyu mujinga twaragiriye intama habe no kumusaba n'isekurume. Ariko abakozi bo mu rugo, muze mugira abakozi beza, ngo bambwira umugore ati tubashize, dore umugabo wawe uko abwiye intumwa zivuye kwa Dawudi. Imana ishimwe kuri Abigayili. Abigayili ngo afata ibyo kurya byose abicisha ruhinganyuma. Ruhinganyuma murahumva? Nabali yibereye mu munyenga, ngo abicisha inyuma. Hanyuma arigendera aza guhura na Dawudi. Ahura na Dawudi yamaze kwitegura kuza kwica no kurimbura. Ngo aramubwira ati reka nkubwire amakuru. Abigayili ndamukunda. Ati reka nkubwire amakuru, ndiyagira icyo ukorera kiriya gipfu. Ati Nabali uzi izina rye ko risobanura ngo ni umupfapfa. Ati none uyu mupfapfa uraza guhangayika. Kandi yari umugore w'ubwenge, ntugire ngo yitaga umugabo umupfapfa mu rugo. Yamuvugiye hirya iyo. Ati mupfapfa ntiyagire. Ariko hari akandi kantu kanishe kuri Nabali, kuri Abigayili. Haleluya. Ngo Imana
aranamuhanurira ngo uzaba umwami tu. Turabizi ko Imana izagukura muri iryo shamba ukima ukaba umwami, none ntiwirirwe umena amaraso kuri uriya mujinga mwihore. Kandi dore ibyo kurya nakuzanye. Dawudi arashima ngo washime ubwenge bwawe, ngo washime. Hari umugabo twakoranaga yasibye uyu munsi. Ndabona abagabo nk'abangahe basibye. Njyewe ndi umwarimu nzamenya abantu nuko ntababajije amazina. Haleluya, haleluya. Dawudi aravuga ngo ushime ubwenge bwawe, kandi ushimye ko twaje guhura ndamenye amaraso. Ese muzi amaherezo ya Nabali ko yabaye? Korari, ntimuzi amaherezo ye? Nabali yaje kwibera mu munyenga, arasinzira, yari anasinzira. Aho ibitotsi bikangukiye bamubwira amakuru, agwa ikinya, afatwa n'umutima uramwica. Yumva ibintu byari bigiye kumubaho, n'iryo joro ntiyongeye kurama. Ese muzi amaherezo ya Abigayili? Yo yaje kuba umwamikazi. Yageze haleluya, haleluya. Reka mbabwire gushima. Reka mvuge utuntu duke tubuza abantu gushima. Muze mushima, mushimire n'abayaye. Mubwire abana ngo namara kurya umubwire ati genda uze gushimira umuyaya. Wewe nubwire wa muyaya umubwire ati wakoze. Muzamubashimira. Nigeze kubwira ababyeyi ngo uyu muyaya yarwaye azamukoresha imirimo, yabona byanze akamurihira itiketi, nubona wakomenti yohana mujana no kuri dispensaire, ngo nubona wafasha agatego uzagaruka kandi ugendera aho ngaho, akabiya mwishyuza n'amaveri ya menesi. Mumbabarire, si mwebwe, abo nabo muri Maroc. Amen. Haleluya, haleluya. Narimbuze kumenyera. Dore ibibuza abantu gushima. Icyambere nuko babifata nk'ibisanzwe. Trouver normal. Babifata nk'ibisanzwe. Imunsi wa mbere twaravuze ngo nubona ugiye no kuri toilette birakunze uzuvuga ati yeme ndatangaye. Hari ibihumbi bitaza bikunda. Ese nta urarwara akakarwara ko kudakunda? Sinigeze kubabwira nanje nigeze kurwara benako. Naje kugira Imana umuntu ibihuru zitwa ngo nakavuatiri. Sinabikabwiye akavuatiri. Buriya ntibyari byanzera. Amen. Nyarukunda arisekera iwe gusa. Haleluya, haleluya. Kubifata nk'ibisanzwe, trouver normal. Icyo ni kimwe gituma abantu badashima Imana, kandi nta bisanzwe biriho. Nicyo gituma uzubona umumama ejo hari uwavuze ati kuva isi yaremwa naratangaye mpuye n'ibitangaza mbonye ibihumbi 26. Abafite miliyoni azavuga ati ariko uyu muntu ari nubikira. Oya, ni bidasanzwe. Njyewe sinza nkunda n'abarimu batangaza amatangazo, nubwo njyewe yazaga nanira gutangaza, ariko ngo kuwa gatatu ngo n'amateraniro asanzwe. Sinzaza kuba asanzwe. Kubera ko asanzwe Imana izikora ibisanzwe, ngo buri munsi azazampa imbaraga, kandi iryo ni isezerano yampaye. Buri munsi hari udusha, tuzarinda tuja mu ijuru, hakiri udusha two mu ijuru
iyi ndirimbo mwaririmbye sindayumva kuva isi yaremwa. Iyi muvuye kuririmba iyi irasanzwe se? Ejo muzongere muyiririmbe. ngo amateraniro yo kwa kabiri yo ni ibisanzwe. Njyewe iyo mwarimu avuze gutyo ndavuga ati sinzayazamo. Nimba ari ibisanzwe sinagumanye ibisanzwe. Ngo buri munsi azaja mpa imbaraga. Iryo ni isezerano yampaye. Hari ibintu bisha. Iki gitondo urahura n'ibintu bisha utarahura nabyo. Zamura Yesu ibiganza. Hari umugisha musha. Hari imbaraga nsha. Bibiliya iravuga ngo ni muri Yeremiya ngo imbabazi z'Uwiteka ngo zihora ari nshasha. Zihora zunguka. Zihora zunguka uko bukeye. Ni uko bivuga no mu Gifaransa. Ubundi mu Giswahili niho bivuga ngo ni nshasha, ni mupya kila asubuhi. Se renouvelle. Noneho zirakomeza se renouvelle chaque matin. Zihora zunguka uko bukeye. Hallelujah. Hallelujah. Ikindi ni ukwibagirwa isoko. Ko ndavuga kwibagirwa source et auteur de l'action. Akura kumva Laurent. Agafaransa ndukwazi. Kusa nuzi Gifaransa. Laurent nzangira ngo yaraminuye. Ngo kwibagirwa isoko. Ariko wabyumvise. Oublier les sources et l'auteur de l'action. Kwibagirwa isoko aho ibintu byavuye. Imana irabyanga. Sinatashe. Amen. Kwibagirwa iby'Imana yakoze. Ikindi kubyitirira undi muntu. Imana irabyanga. Icyo Imana yanga, ndimo ndavuga ibintu bikomeye, ni ukwitirira utaragukoreye ikintu akaba ari wowe witirira. Imana irabyanga. Ngo nyamuneka nimumara kugera mu gihugu mukagira inka mugakama mukubaka amazu akomeye, ngo ntimukavuge ko ari imbaraga zanyu. Muzirinde kuvuga ko ari ubushobozi bwanyu cyangwa abasirikare banyu. Ngo ntukibagirwe Uwiteka. Nicyo gituma, reka mbabwire, nicyo gituma hagiye habamo za Pasaka, z'iminsi y'ingano. Ni ukugira ngo abantu ntibakibagirwe. Nimumara kugera mu gihugu ku itariki 14 muri Nisani, muze mwibuka iby'Imana yabakoreye rya joro ikica abana bose b'imfura bo mu Giputa. Amen. Yamara kubica ikabarokora mwebwe. Ntimukabyibagirwe nyamure. Amen. Yigeze hari undi munsi bazabita ngo n'umunsi w'ingando. Bawita mu Giswahili ngo ni siku saba za vibanda cyangwa se fete de hite. Bagasohoka bakaja mu tuzu, bamwe bakurira hejuru y'amazu, abandi bakaja mu tubikoke, mu tuzu tudashoboka. Ese muzi impamvu ukora? Kwari kugira ngo bakava mu mataje batazaza kuja narwo wa mugani bakibagirwa ko bagize imyaka 40 mu butayu. Haleluya. Imana idufashe kwibuka. Haleluya. Sinzi umuntu umwe wambitse umuntu urupeta yandikaho ngo ibi nabyo ngo bizashira. Aramubwira ngo nuzoza unezerwa wagiye mu munyenga wakoze imirimo ugasome ngo ibi nabyo bizashira. Vuga ngo ibi nabyo bizashira. Kandi nubabara amazi usubira ukazungurutse hano.
yo ibi nabyo bizashira. Vuga ngo ibi nabyo bizashira. Ureke guheranwa n'agahinda, nta joro ridaca, nta mvura idahita. Imana izihindura amateka, narayitangaje. Twigeze kugira agakirize, umunsi umwe ndasenga gusa ndavuga ati singusaba ibintu nawe mba nkugoye. Ariko gusa umunsi umwe mu buzima nzakore mu mufuko ngwe ku gihumbi, ntari nzi ko ngifite igihumbi. Buryo udafite ifaranga n'igihumbi ubuze aho kiri, n'aka kanoti ka 500 ubuze aho kari. ariko ifaranga rihari. Hari igihe ukora mu ikoti ugasanga harimo akantu utaruzi pe. Imana izihindura amateka, tuyitegereze, tuyishime. Ikindi kibuza abantu gushima nuko batabyigishijwe. Manque d'enseignement. Muze mwigisha abantu gushima, mwigisha abana gushima, bahere ku muyayi. Iyo udashimiye umuntu mwiza mwabanye, kugira ngo uzabone undi, ntimuze ko abantu beza bazababuraho. Ngize imodoka, nagize umushoferi umwe w'umudive, tugirana imyaka, hanyuma nza kugira uwundi ndi n'ahantu yoze, twagiranye imyaka 10, n'ubu ni nk'umwana wanjye. Ariko nzamubona abandi batameze nka Yoze, atwara imodoka ukibaza yakase, yaba yakatiye ahandi bakatakata. Igihe ufite umuntu mwiza, menya ko ufite umuntu mwiza, umushimire nawe. Birababaye nudashimira umuntu mwiza Imana yaguha kugira ngo uzabone undi muntu mwiza. Nono ababyeyi cyane murabizi ngo erega abakozi barabuze rata, baburiye he ko bahari, ahubwo ko mutabafashe neza. Muri iminsi barabuze rata. Imana idufashe torero, Imana itugirire neza. Kwibuka Imana ni ibintu byiza, kandi nibi uba wakoze ku Mana. Ejo nababwiye abatari bahari, reka nsoze. Ejo nababwiye Ibrahimu Riko, wa perezida wa Etazi ni umukristo. Umunsi umwe ngo hari agasaza kaje kamushaka, kavuye mu cyariyo Nyakariro, Nyakabwenge. Aza gushaka perezida wa Etazi. Baramubwira ati muzehe kumarira iki? Undi ati ntacyo marira, ntacyo nshaka, ntacyo nkeni. Naje imirimo wakoreye Abanyamerika yankoze ku mutima. Imirimo wakoreye Abanyamerika yankoze ku mutima. None ngarutse kugushima, kandi unemerere aka gato murayibona, unemerere inaki. Ntakindi ati ntakindi. Yagiye kuyakira hinda umushitsi arira, ataba minister na promoting, habe no kumbana na yambo, habe no kunsuhuza. Abasenateri, abantu nahaye imyanya, nta numwe wagarutse gushima. Ariko uyu musaza, ibitabo ntibiza bivuga ibintu byinshi, muzamubwira ngo umusaza yaviriyemo aho. Muzamubwira ngo uwo musaza yaviriyemo aho. Shima Imana. Haleluya, 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 amen.
habe nanjye nza numva ngo umunsi ntabwo ndi umupolitisi, ariko umunsi nagira amahirwe ndimo ntambika ahantu tugakubitana na nyakubahwa, hari ibyo namushimira, ariko nzanura nkavuga ngo ndamushimiye ibi n'ibi, nubwo tutabonanye, Imana yo mu ijuru ibyumve. Haleluya. Zamura Yesu ibiganza. Haleluya, haleluya. Imana niyo gushimwa. Niba abantu bakeneye ko abantu babashima, Imana yikeneye kurutaho. Nusubira mu mibare ukareba iwawe, ukareba uko bimeze, amen. Hari umuntu waza ushima ati mbona turariye, abandi ho kurya kubyara bibutse ntibagisenga ngo ifunguro ridutuze. Ibyo byavuye ku isoko, none abandi barimo baravuga ngo mana ubwo mbonye agaceri. Ariko twashimye Imana. Haleluya. Turashoje icyigisho cy'uyu munsi, ariko mwabindimo byose kandi reka mbabwire biramaze byange. Ejo nababwiye umuntu wabyaye abana 4, umugabo arabamusigira, amusigira n'inda. Uwo muntu dufitanye isano, iwe yarambwiye ati iyo ntaba umukristo mba narakuyemo iyo nda, kavuga ngo reka nyikuremo ndeke guhangayika, mpangayike ku bahari. Agize uko apfuye, none dore n'ibibazo nsiga, aza kubyaramo agacumba. None kigiye hano Gatagara, hano hakurya, si ibintu byakura. Kariga kaba kambere kaje Butare hariya. Abo 4 niwe ubatunze muri Kenya. Nyina ari Kagugu, afite inzu y'igitangara y'akagacupa. Nubona mu bana bawe ntukaze una precisa ngo uriya niwe uzamfasha, kariya gasa n'akatagaragara, nushaka ariko uzoza umenya ati mwiriwe neza. Muhaguruke dusenge. Mana yacu, mu izina rya Yesu, turacyakomeje kuvuga ishimwe ryawe n'imirimo itangaje y'Imana.